igituma dukomereka, igituma tubabara bigatinda, igituma abantu biyahura, abantu bajya biyahura benshi hano twarabyumvise, abantu biyahura kubera ko umugore yamuhemukiye, kubera ko umugabo yamuhemukiye, kubera kumwizereramo cyane, kumwizera cyane. Abandi barakomeretse kubera imiryango yabahemukiye, yarabataye, bamwe n'imfubyi zitagira kivurira, akavuga ati ni gute nabura ababyeyi, nkabura mama, nkabura data, ariko umuryango ntugire icyo umarira. Nshuti yanjye, Bibiliya irakubwiye ngo ntukiringire abakomeye, ngo cyangwa umwana w'umuntu uwo ari we wese, ntukamwizere. Shalom shalom bakunzi bacu, ndabashuhuje, bifurije amahoro aturuka ku Uwiteka. Iyo niyo moto yacu, iyo niyo ntego yacu ku isanamitima, nuko abantu bose babona amahoro ava ku Mana, bakanezerwa, bakishima, nubwo mwaba muca mu bikomeye, nubwo mwaba muca mu buzima bugoye, nubwo mwaba muca mu ngorane n'ibibazo byo muri iyi si, ariko mukabicamo mufite umunezero wa Kristo wuzuye kandi usaze, bituma mubicamo neza kandi mukabivamo neza. Burya abantu bizera Imana banyura mu bibazo nk'abandi, ariko uko babivamo si kimwe n'abatizera Imana. Rwose ntabwo babivamo kimwe. Twese turi mu isi, twambaye umubiri, ariko mu by'ukuri nkomeza kubabwira ko umuntu wizera Imana ntaho ahuriye n'utayizera, umuntu wakiriye Kristo ntaho ahuriye n'utaramwizeye. Rero Kristo abasange kandi umwuka w'Imana ubaganze, Uwiteka biyereke mu bundi buryo. Mu by'ukuri rero bakunzi bacu, nkomeje kubashimira abakomeje gukora subscribe ku Isanamitima TV, abakomeje gukora like, abakomeje gukora comment no gukora share ibiganiro byacu bikagera kure. Nkomeje kubashimira, nsaba ngo abatarabikora nyamuneka, iyo ni inkunga yoroshye y'urutoki gukoraho gusa kukazogera, ukaba uduteye inkunga ikomeye kuri YouTube. Rwose mwakabyaramo. Reka rero dukomeze inyigisho zacu z'uyu munsi. Topic yacu iravuga ngo ntukizere umuntu. Keretse Imana yonyine. Ntukizere umuntu, ntukizere umuntu. Imana idutegeka gukunda abantu, ariko ntabwo idutegeka kubizera. Oya. Burya igituma abantu benshi bahura n'ibikomere, bahura n'ibibazo, ni ukwizera umuntu akamwimariramo, ni ukwiringira umuntu akamwimariramo, akavuga ati mfite anko, rwose anko kuva hari azankemurira ikibazo, sinagira ikibazo kingoye ngo anko abure kukinkemurira. Abandi akavuga ati rwose umugabo wanjye ni byose muri byose. Undi akavuga ati inshuti yanjye rwose iriya umva ntacyo namuburana. Undi akavuga ati umugore wanjye rwose ndamwizera cyane, ntimuzagire n'icyo muvuga. Ariko ni ukuri mbigisha utuntu tw'ubwenge, ngamije kudasesereza cyangwa ngamije kudateranya abantu, ahubwo ngamije ejo kugira ngo nuhura nabyo utazakomereka ngo usitare cyangwa unapfe kubera ko wahemukiwe n'umuntu. Umva iki ijambo ry'Imana ribivugaho, nshuti yanjye, utaza kugira ngo ni amagambo ya mama kwe.
ijambo ry'Imana muri Zaburi 146 uhereye ku murongo kaduhere ku murongo wa 3 haravuga ngo ntimukiringire abakomeye cyangwa umwana w'umuntu wese utabonerwamo agakiza. Murabyumvise? Noneho ku murongo wa 4 haravuga ngo umwuka we umuvamo agasubira mu butaka bwe, uwo munsi imigambi ye igashira. Ariko mwumve uhirwa uwo ari we. Noneho ku murongo wa 5 hahirwa ufite Imana ya Yakobo umutabazi we, akiringira Uwiteka Imana ye. Amena. Ntabwo ari amagambo ya Mama Queen. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ntuziringire abakomeye, ntuziringire umuntu, ntuzizere umuntu. Iri ni ijambo ry'Imana ribitubwiye. Ntimukiringire cyangwa ntimukizere abakomeye cyangwa umwana w'umuntu wese utabonerwamo agakiza. Noneho ngo umwuka we umuvamo agasubira mu butaka bwe, aho yaturutse n'ubundi aho yabumbwe. Uwo munsi imigambi ye igashira. Hahirwa rero abiringira, hahirwa abizera Imana nyir'ijuru n'isi, ikababera ibyiringiro, ikababera umutabazi. Ngira ngo ni ibintu byumvikana, niyo ntakongeraho ibindi. Igituma dukomereka, igituma tubabara bigatinda, igituma abantu biyahura, abantu bajya biyahura benshi hano. Twarabyumvise abantu biyahura kubera ko umugore yamuhemukiye, kubera ko umugabo yamuhemukiye, kubera kumwizereramo cyane, kumwizera cyane. Abandi barakomeretse kubera imiryango yabahemukiye, yarabataye, bamwe n'imfubyi zitagira kivurira, akavuga ati ni gute nabura ababyeyi, nkabura mama, nkabura data, ariko umuryango ntugire icyo umarira. Nshuti yanjye, Bibiliya irakubwiye ngo ntukiringire abakomeye ngo cyangwa umwana w'umuntu uwo ari we wese. Ntukamwizere, mukunde, bana nawe, ni mube inshuti, ariko ntukamwizere ngo wumve ko ibibazo byawe bizakemurwa nawe. Noneho Bibiliya iranatubwiye ngo bashiramo umwuka bagapfa, bagasubira mu gitaka cyabo babumbwemo. Abenshi bahemukirwa n'inshuti bikabakomeretsa, abenshi bahemukirwa n'abagabo n'abagore, abenshi bahemukirwa n'abana babyaye bibyariye mu nda zabo, abenshi noneho bakomeretswa no gupfusha. Umuntu wari wishingikirijeho uzi ko ari byose byawe agapfa. Niyo mpamvu rero Imana izi imitima yacu, izi umutima w'umwana w'umuntu, uburyo dukomereka, uburyo tubabara, uburyo tudeprima, uburyo turwara depression, uburyo dufite ibikomere mu mitima twikoreye by'abantu. Abantu umuntu yaramemukiye, umugore yaramemukiye, umugabo yaramemukiye, umwana nibyariye koko. Ese ko banapfa bakadusiga, ko dupfa se tukabasiga, za nshuti zacu, abana bacu, ya miryango. Ibi rero iyo ubimenye mbere ko umuntu n'uwo gukundwa, n'uwo kubahwa, ni inshuti ariko wimwizereramo, wimwe expectingamo ibirenze, wikumva ko ari we byose byawe, wikumva ko atariho utabaho. Rika. None se harabajyana, ntapfa se akagusiga. Rero mu by'ukuri igituma dukomereka cyane bikajya deep,
igituma dupfa mu marangamutima, igituma abantu biyahura agafata umwanzuro wo kurira etaje abizi ko agiye gupfa, akirekura azi ko ari bugwa agashwanyagurika. Nibyo ngibyo, ni agahinda gasaze ko kuba wariringiye umuntu waramwizereyemo ibikomeye, ejo ukabona sibyo akoze. Ntuzongere guhera uno munsi, ako ni akantu k'ubwenge nguhaye. Ntuzongere kwizera umuntu. Usanga hari abantu baba ngo nintezere umuntu, nizere nde? Nizere Imana ntabonye. Nyine kuba utayizera nuko utayizi, nuko utanayimenye, ibyo ngibyo byo nta nubwo twabikurenganyiriza, kuko igihe cyo kuyimenya nikigera uzayimenya. Urumva? Ariko mu by'ukuri ntabwo ugomba kwizera umuntu, ntabwo ugomba kwizera umuntu pe, kuko ushaka kumwizera ukamutekerezaho ibikomeye, ukibaza ko yagukemurira ibibazo, kandi nawe afite ibindi bibazo by'utazi quelque part, afite ibibazo bye mu by'ukuri, ukamwitwaraho umwikomo, kandi nawe afite amadeni yo muri banki utazi yamurengereye, afite ibibazo utazi mu rugo rwe, mu muryango we. Uramushakaho wenda urukundo rurenze, kandi nawe ntarwo yabonye, ntarwo yahawe, araguha icyo adafite. Inshuti yanjye, uramushakaho kugukiza ibikomere, kandi nawe arabifite by'indarane, nawe yabuze ubimukiza. Uramushakaho kuguha affection, kandi nawe ntayo yahawe, nawe arayishaka. Ugasanga murasa nk'ababyina mutaziranye. Urashaka umugabo ugashaka ko kubera iso, kandi ntashobora gupureyinga role ya so. Waramubuze n'ibyura imfubyi n'ibyo, ariko umugabo azapureyinga role ya kigabo, ntabwo azasimbura so. Nta n'umuntu wasimbura so, ntawe. Ibyo rwose ntuzabitekereze ngo wizerere mu muntu. Azaba umugabo wawe, naba mwiza azakora inshingano za kigabo, ariko ntabwo azasimbura, ntabwo azuzuza ya vide ya so wabuze, ya papa wawe wabuze. Urashaka umugore ngo akubere mama wawe, ntabwo byakunda. Umugore ntabwo yaba mama, ni umugore, akora inshingano za kigore. Bibaye byiza wenda kubera mukundanye munezerewe, yakubereye umugore mwiza, nibura byagenda bikorohereza, bikwibagiza ka gahinda ka mama wawe wagize, ariko mu by'ukuri ntabwo bikamaraho. Nta nubwo yamusimbura, nta nubwo yaba we, kuko si we wakubyara. Azakora inshingano za kigore. Abantu benshi bajya basetsa, nashatse umugore nzi ko azambera mama, nzi ko azambera aho mama atari, ariko yarampemukiye. Oye, urashaka kumugira mama, kandi ntabwo ari mama wawe, ni umugore. Nicyo cyabiteye, ntabwo ari uko uwo mugore ari mubi, ntabwo ari uko uwo mugore atagukunda cyangwa atakubaha, ariko urashaka kumugira ibintu bibiri at the same time, ntabwo biri buvemo. Nashatse umugabo nzi ko azasimbura papa rwose, none yirirwa ndiza. Mwananiwe kumenya ukuri, wamwizeyemo, wamugizemo ibyiringiro adafite. Abandi rero usanga biringiye abantu bakabasimbuza Imana, akumva ko nyine uwo muntu adahari atabaho, akumva ko ari we buzima bwe. Ibyo ngibyo Imana iranabifuhira. Mukunde, mwubahe, ariko wimwizera, ahubwo izera Imana yamuremye ikakurema, ni nawe yamuhindura uko ushaka. Ishatse yanamuhindura mama wawe atari mama wawe, ishatse yanamuhindura so atari so, ishatse yanamuhinduramo inshuti y'ukuri ihoraho, itakugambanira cyangwa iguhemukire cyangwa igusige mu byago, kuruta kwizera umuntu. Yewe mvuze amagambo menshi, ariko ako ni akantu k'ubwenge, kandi n'ijambo ry'Imana murabyumvise ko ariko rivuga. Mujye musobanukirwa, mutandukanye ibintu, hanyuma bitume ejo ikizakubaho kitaguhungabanya cyangwa ngo kiguteshe umwanya kubera ko
umuntu yakoze ibyo utamutekererezagamo cyangwa ibyo utamwizeragamo cyangwa ibyo utari umwiringiyemo. Ibyo rero bizabafasha iki? Kudakomereka, kudahungabana, kutarwara depression. Umuntu ni umuntu nyamuneka, ni umuntu yahemuka nk'uko wahemuka, yananirwa nk'uko wananirwa, yananirwa ibyo ushaka atari uko akwanze kubera ko nawe wenda afite ibindi bibazo cyangwa adafite ubushobozi bwo gukemura ibibazo byawe. Yananirwa kugukunda atari uko ari umugome, ahubwo kubera ko nta rukundo afite, ntarwo yigeze abona. Yananirwa kuguha affection atari uko akwanze, ahubwo kubera ko nawe iyi affection atayizi. Yego, bizabafasha kutitana ba mwana. Ahubwo ijambo ry'Imana ridusabye kwiringira Imana yonyine, niyo idahinduka, niyo itadusiga, niyo itaduhana, niyo idapfa, niyo ishobora byose, niyo itananirwa, niyo itayoberwa, niyo itaganya, niyo itagira uko ubigenza. Otherwise umuntu we ni umuntu. Mukunde, gendana nawe, mugisha inama, korana nawe, ariko wimutrustinga, wimushyiramo ibyiringiro, wimushyiramo kumwizera cyane, kuko ejo nihagira igihinduka uzashira, uzakomereka, uzahanuka, uzavunika, uziheba. Bizagutera n'urwango rwo kwanga abantu kubera ko utazi impamvu yabyo. Ariko ubu ndakuburiye hakiri kare kugira ngo ejo n'icyakubaho ntibizagutesha umwanya cyangwa umurongo cyangwa gahunda cyangwa ngo bigukomeretse cyangwa biguhutaze. Imana ibagirire neza, Imana ibahe umugisha. Reka dusoze nanone dushima uhoraho wo mu ijuru, nyir'ibihe bidahinduka. Yego, munyemerere duce bugufi. Data uwera wa Isirayeli, ngushimiye neza yawe nanone n'ubuntu bwawe, ukomeje kutwiyereka, ukomeje kutwigaragariza mu ijambo ryawe, kuko ni indorwamo twireberamo. Nyakubahwa, ndakwinginze ngo iri jambo twumvise uritere mu mitima y'abaryumvise n'abazaryumva n'abadukurikirana, kugira ngo ryere imbuto nyinshi, kugira ngo mwami uwari ufite igikomere ko yahemukiwe n'umuntu uwo ari we wese uyu munsi agikire, amenye ukuri, kuko ijambo ryawe riratubwira ngo nitumenya ukuri, ukuri kuzatubatura. Urakoze rero nyakubahwa ko tugire neza. Ndagushimye, ndaguhimbaje muri byose, mu izina rya Yesu, amen, amen.